turabashuje mwese tubahaye ikaze. Iyi ni ya radio ya Ruda, radio ivugira i Kanombe mu birindiro by'abaruda ku biro byayo bikuru iruhande rw'ikibuga cy'indege, iruhande rw'ikigo cya gisirikare. Iyi ni radio iriho kumvikana ku isi yose, tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu aho tugiye kugenda dusesengura byinshi bitandukanye. Turi kumwe n'umuyobozi mukuru, reka abanze abasuhuza. muraho neza abanyarwandakazi, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bidukikije, ubwo ni akarere k'ibiyaga bigari, Afurika muri rusange, ibihugu 55. Mukomere kandi mukomere cyane kandi mukomerezaho. Bityo rero no ku isi hose, abanyarwanda aho muturiye mu migabane yose igize isi, ndabasuhuze mu izina ryanjye bwite, nge perezida wa Ruda mu Rwanda hose. Rwose bari hano barabyakiriye neza abanyarwanda. Noneho abari mu karere k'ibiyaga bigari bose intero n'imwe, ngo bose barabikunze. Noneho ku isi hose ngo ni ibintu byacu twese ngo twarabishimye. Ubutumwa bwanyu muhora munyandikira ndabwakira nkabusoma, nta n'umwe njya nsimbukira ubutumwa, mbusoma nkurikije uko bukurikiranye. Bityo rero ku rubuga rugari kuri wa3.ruda.tk, ubwo ni ukuvuga ni urubuga rw'abaruda bavugiraho ibitekerezo byabo, na radiyo ya Ruda niho inyuza ibitekerezo byose. Bityo rero Ruda ni ubukombe, Ruda ni uburyohe, Ruda ni y'akataraboneka, Ruda ni inyarwanda, Ruda ni y'abanyarwanda, abanya East Africa, abanyafurika bose n'isi yose. Ruda itanga ijambo kuri bose, Ruda ni ya bose. Noneho mbanze kubasuhuza nanabashimira kubera kuyikurikiranira hafi, nk'uko umuganga akurikiranira hafi umurwayi we amukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje, naho Ruda muyikurikiranyeho uburyohe bwiza bw'akataraboneka, uburyohe bw'ibihekane, uburyohe bwiza cyane budatera diyabete haba. Wagira ngo buva mu bisheke, wagira ngo biva mu nanasi, wagira ngo buva mu mineke no mu binyomoro hose. Bityo rero ubwo nibwo buryohe abantu bari barabuze kuva kare kose. Twabuzanye twitwa Baruda, tuza twambaye ingofero y'umuzenguruko nk'ukwezi gukuze, n'idarapo y'abaruda ni umuzenguruko ku mpamvu nziza nyinshi, 200 ku Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Mbaye mbasuhuze, kansubiza umunyamakuru dino jambo yarampaye nawe akomerezeho. Mwiyumviye rero ni perezida wa Ruda turi kumwe muri aka kanya. Tugiye kugenda tuganira byinshi bitandukanye, tuganira byinshi bibera mu gihugu cyacu, nk'umunyapolitike, nk'umuyobozi w'incargenge niko bamwita hano mu gihugu. Kari umuntu ureba kure, akaba ari umuhanga w'imuhanga, akaba ari umuntu w'inararibonye, afite imyaka irenga 250 mu bwonko. Biri kugenda yiyongera bitewe n'ubunararibonye ari kugenda abona. Hari ikibazo kimwe tugiye kuba tuganiraho n'ibindi bitandukanye, ariko cyo nicyo kibanze. Ese iyo habaye ibiza mu gihugu, ikibanza gukorwa ni iki? Ikibanza gukorwa ni ukubarwa, cyangwa ikiba cyihutirwa ni ukujyana ibyo gufasha abantu mu buryo bwihuse. Gira ngo nk'uko mwabyikurikiranye ibiza byagiye biba mu Rwanda, mu mvura zagiye ziba, n'ibindi biza bigenda biba, abanyarwanda mwese murabizi. Turashingira ku byabaye haba mu mwaka washize, mwarabyiboneye. Ikiba kigomba kwihutirwa, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 2019 haguye imvura kataraboneka, yangije byinshi mu ntara y'Iburasirazuba. Inzu zirenga 300 zarasenywe, abantu bavanwa mu byabo. Ariko igitangaje nuko aho
twakagombye kumva ko ikamyo zakagombye kumanukana zijyanye umuceri n'ibiringiti n'ibiki habanje gukorwa ibarura. Mbese niko byakagombye gukorwa? oya bambe icyo ni ikinyuranyo, banyuranye ibintu. Iyo ni wa muco wo gutekinika nyine ikiremwa muntu. Ubwo se nta nzego z'imidugudu ziri aho, nta nzego z'ibanze ziri aho, niba bazi ngo uru rugo rwa rwa kanaka ruriya rwa rwa kanaka nguriya hari none bakamuha ibintu bimufasha ibiringiti, bakamuha amashuka, bakamuha n'ibindi byamufasha, amatura n'ibiki, amasafuriya, amasahani, ibyo kurya, amazi meza, kuko urumva amazi yose n'imigezi byanduye kuri abo bose bavoma migezi yo mu giturage batagira amazi ya kijyambere ya robine. Hari abantu bakivoma ku nzuzi za gakondo hirya no hino hose, mbasanga bavoma ku migezi yahozeho kuva kare kose, atari iyi migezi ya kizungu. Ibyo nibyo byihutirwa, naho ibyo kuvuga ngo bahutira kubarura babisha umubare, rwose ibyo byakorwa, ariko ikihutirwa kuri first priority list cyabari gufasha abo bantu icyo bari burarira uwo munsi, ikiri bubatunge, kuko bamwe ibyo biza biba byabahitanye bataranarya, inkono zari ku ziko zose zatwawe, byose byangiritse, bimwe bari bacyanitse, bimwe bakibikura mu mirima, byose byagiye. Ikihutirwa ni ibyo kurya no kunywa, noneho n'amasabune, noneho n'ibyiyoroswa n'ibisaswa, birumvikana n'imiti, kubera aho hahita havuka ibyorezo vuba vuba, abaganga bakaba bahasesekara, none n'abari barwaye nabo bakabaheraho babavura vuba vuba, kuko bahita baba ab'umwihariko bakenewe ubutabazi bw'ibanze bw'umwihariko, n'ubundi bugakomerezaho. Ariko icy'ingenzi ntabwo ikihutirwa kigomba kubarura. Rero birumvikana ruda ryo ni ijambo ryayo ibivuga, kandi rivuga gahoro bikumvikana cyane. Tugomeza tugena tugana kuri byinshi, ikindi turi bugene tugaruko twabwiye ko turagana kuri byinshi bitandukanye. Ari abantu bafite ibinyabiziga hano mu mujyi wa Kigali, uragendo waparika ahantu, iyo ugiye guhaguruka ubona agapapuro kagezeho, mbese kari agapapuro kaba kavuze iki? Kari agapapuro nakigiza screen imisoro y'imonogoje, bivuga ko abantu babagize abapangaye ku buri kintu cyose. Wagira ngo abanyarwanda bagizwe ingaruzwa miheto, bagizwe ingwate mu bigwate bya bamwe, abanyarwanda babagize imitungo ku ngufu, abanyarwanda babambuye ibyabo, nta n'umwe ukigira icye. Umunyarwanda ntiyaribohora, ntiyigeze abona n'ubwigenge, haba mu bwonko, haba ku mubiri, haba ku butaka, haba ku mutungo we yitaguwe, ntabwo ari uwe, ubutaka si ubwe, icyo kinyabiziga si icye, n'ahaparika sahe, byose. Kandi na nyiri inzu bamutegeka kuhapavoma, yamara kuhubaka, noneho bakatangira abandi bakaza baturuka iyo umuntu atamenya abo ari bo, bakaza bagasoresha amafaranga ya buri modoka iparitse aho, kandi nyiri kuhakora bahamutegetse kuhapavoma ku ngufu, kugura ibikoresho bihenze akahakora, yamara kuhakora ashize amapave, abandi bakaza bagasoresha ku mugaragaro buri kinyabiziga kihaparitse. Ako tusanga ari akarengane k'ibihekane, no kwigwizaho itunga, barisahura rubanda, barikura kuri rubanda, abo abantu b'agatsiko kamwe baryigwizaho. Kandi iyo bamaze gusoroza ayo mafaranga kuri ibyo binyabiziga biparitse imbere y'urugo rw'umuntu,
amafaranga avuyemo ntibamuhaho 50% ngo nabo wenda bajyane 50%. none tuvuge ngo iyo ni neza n'urukundo n'ubumwe bw'abanyarwanda butahiriza umugozi umwe w'iterambere rya bose apana iterambere rya bamwe. urumva ibyo no kwikunda no kudakunda abanyarwanda, no kuvuga abo muri make nibo bibohoye, abandi ntibaribohora. natwe turakora ubushakashatsi, abanyarwanda rubanda rwa giseseka baribohora ryari, bazibohora ryari, ni ryari bazabona ubwigenge, kuko ubwizihizwa n'ubwabamwe. aho birumvikana ko perezida wa ruda bareba kure ati imisoro nzayikuraho, umuntu utagejeje igishoro cya miliyoni 6 zizavaho, nizo z'amaparitingi mumva ko zigiye kuvaho, abasoreshaga mwe mushaka indi mirimo mukora byihuse. kandi ruda kaba ari ishyaka ryiza, rikaba ari ishyaka rifite impindura bwonko ahantu hose mu mikorere, kugira ngo ruteze imbere ikiremwa muntu ku isi, ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, ni impinduramatwara ku isi. ni ishyaka rero ry'umunyabwenge w'umuhanga utarahanzweho, ufite impamvu 200 ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'u Rwanda, impamvu 2,000 ku rwego rwa Afurika, n'impamvu 20 ku isi yose. tukibaza tuti mbese nk'u Rwanda, igihugu kitakora ku nyanja, ese tuzagera ku iterambere mu buhe buryo? aho reka tumumve. birumvikana icyo nicyo cyanzanye. ubaza ikibazo cyiza cyane, ikibazo cya landlocked country, igihugu kidakora ku nyanja nini yaba na ntoya. iki gihugu kigomba gukora iyo bwabaga, buri muntu wese agakora, akinjira mu kazi, tukazacuruza ibyavuye mu maboko no mu bwonko bwacu, ikazaba ariyo soko y'ibiyaga n'imigezi n'inyanja nini zacu. bityo rero ibyo tuzakora bivuye mu mbaraga, mu murava, mu bushake no guhataho mu byo dukora, amanywa n'amajoro, amasaha 28 iminsi 7, tukabibyaza umusaruro, tugasimburana ku kazi. umukozi wa leta agakora kuva saa 1 akageza saa 6 agataha, undi agatangira saa 7 akageza saa 12 agataha, undi agatangira saa 1 nimugoroba akageza saa 6 za nijoro agataha, undi agataha saa 7 agakesha. uwahembwaga miliyoni 4 ari umwe, akora n'amasaha make igicamunsi. bityo rero ayo mafaranga miliyoni 4 tukazisaranganyamo abantu 4, buri muntu akajya ahembwa miliyoni 1. icyo gikorwa niyo gahunda y'abaruda, niyo gukwirakwiza imirimo mu banyarwanda bose, no kurwanya ubushomeri, no gukwirakwiza ifaranga ry'igihugu muri bose, none ryagera muri bose rikagira agaciro muri bose, kandi rikagira agaciro muri byose. none ugasanga ifaranga ryacu ry'igihugu rirakubita ayandi riyanesha, none ukazasanga kuzayagira amapawundi cyangwa amadolari. bizaterwa n'igihe.com. igihe tukimara kurahira muzabona ifaranga ry'igihugu tuzarigangahura turizamure, kandi ibintu byose usanga imbere mu gihugu rifite agaciro, no ku rwego mpuzamahanga rifite agaciro. naho ubu ngubu urebye rigirira umumaro abanyamahanga barivunjiramo, noneho bakaryungukiramo. iyo bavunjiza yaba afite agaciro nibo bunguka. tangwa nk'urugero nko mu madolari, amanyarwanda arahazaharira. niyo mpamvu ubona n'abakire bo muri iki gihugu badatunga amanyarwanda, batunga amanyamahanga. ugasanga yose bayavunje mu madolari, babita mu madolari, kubera bamaze kubona amanyarwanda barayacupuye, bayatesheje agaciro. twe rero turaje ibyo byose tugangahura ubukungu bw'igihugu bugira ishingiro kuri byose, hanyuma byose usanga ari uburyohe bw'ibihekane aho kuba akarengane k'ibihekane. bityo rero agaciro k'ifaranga ry'igihugu kazaba gafite ishingiro, buri muntu azitabira umurimo. n'abanyeshuri mu kiruhuko bose imirimo twamaze kuyigegena bazakora, noneho bose bahange bakore, bamenyere gukora. noneho bose uzasange bafite imisemburo izinduka, bazindukira mu kazi,
kandi bakagorobereza mu kazi kandi bakava muri ako kazi bakererewe kandi basimburana, haba muri prive haba no muri leta. Bose ni ugukora imirimo itandukanye. Gicamunsi nka saa sita ashobora gukora akazi kamwe, igice cya nimugoroba agakora akandi kazi, noneho akagira ubunararibonye butandukanye mu tuzi dutandukanye, noneho yagera mu gihugu icyo ari cyo cyose ugasanga ni umunyarwanda mu kazi kose. Kubw'iyo mpamvu rero ikomeye cyane, abanyarwanda turaza tubatoze gukora, bakore cyane, noneho bajye barya cyane bivuye mu byo bakoze cyane. Noneho ubu dusanga ikibazo gihari, dufite abaryi benshi cyane ariko abakozi zero, abakozi bake, bayanga rwose. Wababarira no ku ntoki mu Rwanda, uhereye ku mubare munini w'abana bato badakora kandi barya, ukomereze ku basore n'inkumi benshi mu gihugu bashomeri, bicishijwe ubushomeri, badakora kandi barya, abo bongere kuri abo bana, noneho wongeremo ibikwerere, noneho nabo bose n'abasaza n'abakecuru bakora akazi usanga ko kurya, ukibaza ibyo barya bivahe kandi batafite umurimo bakoze, ngo wenda uvuge ngo bafite munsi y'urugo batabiye cyangwa bateye imirima y'ibigori cyangwa y'imyumbati cyangwa batabiye ibijumba, aho imirima imisiri n'imisiri, wapi nta mirima y'ibishyimbo bahinze, ariko ugasanga barimo gushakisha ibishyimbo byo kurya n'ibijumba n'umuceri n'ibiki batariye. Babumva ibyo byo kurya bizakomeza bikavahe umuntu atarateguye ahantu ngo abibe azasarure mu byo yabibye? Urumva iryo ni isoko ry'inzara n'ubukene biri imbere bitegereze, bigiye kuzugariza abantu, kubera bose babaye abaryi, bose nta n'umwe ukora, n'ukora nawe bamubuza kubikora, uriya n'uriya bakamugota ngo ibyo ntibyemewe. Wajya no gutera ibintu byawe mu isambu yawe ngo ibyo ntibyemewe hano, bakakubuza. Ibyo byose bizongerera inzara n'ubukene kandi abaryi biyongere, kandi abaryi baracyavuka cyane. Uwo ni Perezida wa RUDA rero agenda basobanurira ibibazo bitera inzara aho bigomba guturuka, ariko akaba anafite n'ibisubizo nk'uko muri kugenda mubyiyumvira. Ntabwo bino tubabwira ari amagambo, ntabwo ari ukubashyekenga kugira ngo mukunde mudukurikire cyangwa mutwemere. Twe twemewe n'Uwiteka, ateraho kashe. Ibi ni ibiri muri plani ya RUDA igomba gushyira mu bikorwa byanze bikunze. Ibi nibyo byahagurukije umunyapolitike w'umuhanga kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, kubera izo nzitizi ikiremwa muntu kigenda gihura nazo, si hano mu Rwanda gusa, ni ku isi hose. Ahaguruka afite impamvu 200 Imana yamuhaye, irazimwereka, irazimuhishurira. Izi ni inzitizi mwana wanjye, genda uziziture ku bantu banjye bari hose, ubakureho izi ngoyi zibaboshye, bibohore. Kuva isi yaremwa nibwo hagiye kubaho impinduka idasanzwe ku kiremwa muntu, nibwo hagiye kuboneka umuperezida nyaperezida uzita kuba ayoboye cyane kurenza ko abo ayoboye ari bo bamwitaho. Ntabwo aje gushaka indonke mu baturage. Abaturage bagomba kubona ubwigenge, bagomba kubohorwa, umuntu wese akumva ko ari ikiremwa, aho yaba asengera hose, idini rya ryo ryose, agahabwa umudendezo usesuye. Niyo leta igiye kwita ku baturage bayo, ikaza ifite impamvu rero 200 ndetse n'izindi zizaba ngombwa ko zakongerwamo. Nawe iyo wakumva ari ingenzi, waduhamagara kuri rwa rubuga wa3ruda.ruda.tk cyangwa se ukadusanga mu biro byacu i Kanombe, aho bita mu mudugudu wa Kindege. Dukora amasaha yose, waduhamagara cyangwa se wanadusura. Rero iyi RUDA izigiye ije yaritegerejwe, ije mu gihe abanyarwanda babona ko ari ngombwa, mu bibazo bikomeye cyane, mu bibazo mu nzira ndende bagiye bahuramo z'ubukene, kunyagwa imitungo yabo, guhohoterwa gukabije, kubura ababo. Umuntu akagenda mu gitondo ukaberwa irengero, wabaza yarengeye ukabura. Ibyo ni ibibazo twagiye tunyuramo, twagiye tubona si hano mu Rwanda gusa, n'ahandi henshi muri Afurika. Ariko noneho
haje demokarasi, kandi demokarasi yihuse imaze gufata intera ndende, aho mu gihe gitoya muraza kubona kuri tere tugera tuhasesekara na perezida wa ruda azamura ikiganza avuga ati ibyo nabasezeranije ndaje mbikore. Mbese urabikeneye? Turacyagana na perezida wa ruda kuri gahunda ya barafindarization plan, aho ngaho agiye kutugana tubwira byinshi ku bijyanye na mituweli ihora ivugisha amagambo menshi abantu. Bamwe batishimiye ibyiciro barimo, bamwe bati ni menshi, abandi bagatanga amafaranga n'ubwo bwisungane ntibabone, gutegereza igihe kirekire utegereje serivisi nkaho ari ubuntu wagiye gusaba kandi warayishyuye. Ibyo byose agiye kubimanuka atubwira byinshi aduteganyiriza muri iyi plan. Yo plan iyo bavuze plan ni umugambi. Barafindarization plan ni umugambi mwiza wa barafinda, urashe umugambi mwiza, urashe rwose, urarasa ukagira ngo urasirazuba. Ni umugambi mwiza ugiye gusigasira ku nshuro ya mbere kiremwa muntu kigire ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze hirya no hino mu gihugu hose ndetse no hakurya y'inkiko z'igihugu. Bityo rero barafindarization ni nziza cyane, no kubibamo abantu imbuto y'imitekerereze myiza ifite rezo zihagije, bagatekereza neza, bigatuma bakora neza, bigatuma bagenda neza, babana neza, babanirana neza, bafashanya neza, noneho ugasanga basangira akabisi n'agahiye neza, akanini n'agato bakagasangira neza, noneho bose bagatunga neza kandi bagatunganirwa neza, kandi bakagira ishyaka rishyigikirana, kandi ishyari ni amarushanwa, bakarushanwa gukora neza. Umwe yakubaka igorofa undi akubaka ebyiri, undi nawe agahita yubaka enye zikazibaye eshanu, noneho undi nawe akavuga nsizwe inyuma akubaka nka zirindwi. Iryo niryo terambere mu marushanwa, ipiganwa mu bwenge, mu buhanga n'ubuhangange, n'abantu babi bihangange. Abanyarwanda noneho tuzaganze, Afurika tuzayibere umurwa mukuru, noneho Afurika nayo izabe umurwa mukuru w'isi. Bityo rero barafindarization mu rwego rwo kwisigasira ubuzima buzira umuze mu Rwanda. Abana bose kuko ari bo bantu b'abakene bazajya bavorerwa ku buntu muri mituweli, kuko niwo mutungo w'igihugu w'ejo hazaza, ni ryo shamba ry'ejo hazaza. Tugomba kubita kuri iyo pipiniyeri, kuri abo bakiri bato tubiteho, tubasigasire. Ni rwo Rwanda rw'ejo hazaza, bazagira amagara meza azira umuze, none bazakure bemye, none bavuga igihugu cyatubyaye, cyatuvujije, cyatwigishije, amashuri abanza n'ayisumbuye ku buntu, kaminuza bagabanyirizwe bose bige, none amashuri kaminuza n'amashuri makuru yisumbuye abanza n'ay'incuke yose yitabweho, yongererwe mu gihugu, kuko azakirwa abantu bazaturuka hirya no hino ku isi bifuza kuza kwigira mu murwa mukuru wa Afurika ari rwo Rwanda rw'ejo. Bityo rero urumva ko mituweli igomba gushyirwamo ingufu, amafishi agatangwa ku buntu, inganda zikayakora, akagira amadepo n'amadepo akabaho. Bityo rero tuzakora ayo mafishi ntazongera kugurishwa, abanyarwanda bajye bivuza neza. Ugasanga umuntu baranga kumuvura ngo nta fishi afite, ngo fishi y'amavuko y'umwana cyangwa umuntu wese imaze iki? Iyo nzitwazo ko ari umunyarwanda, iyo fishi y'amavuko hari uwavukiye mu rugo utayigira. Abo bana barahari, abo bantu bavukiye mu ngo, abavukiye mu nzira, abavukiye mu mashyamba mu bihe by'intambara, abatigeze banakingirwa ngo bagire n'ayo mafishi. Muba mwumva mutabavangura mushingiye kuri ako karengane bakorewe kuva mu ntangiriro muri Arufa kugeza muri Omega, muracyabarenganya.
umuntu ukamurenganya ngo nta fishi. Hari abagira akaboko ko gutakaza ibintu vuba, batafite impano yo kubika neza ibintu byose ugasanga birabura vuba. Ahubwo baganga nimwe mugomba kuba mutanga ibyo byemezo, nimwe mugomba guteganya uburyo bw'uwagitaye uwakibuze, mugomba kumuha insimbura ariko agahabwa icyo cyemezo vuba, akayivutsa ku muvuduko, indwara itaramukengera mu isokoro ngo imugandagure, usange nanone mumusaba amafaranga uwo mupfu ngo yo kujya kumuzika mu marimbi, ugasanga naho muramusoresha ayanyuma, none mukereza ngo mubuze umuntu, kumbe mubuze umukiriya. Ari cyo kibariza, ahubwo mutarizwa nuko mubuze umuntu mu muryango nyarwanda, ahubwo mubuze umukiriya mwakuragaho amafaranga, kikaba ari cyo kibababaza. Bityo rero twe abaruda turaje tuzanye ikosora. Abana bato batarafata irangamuntu bazajya bavorerwa ubuntu, ibyo bimenywe byumvikane kandi bazabimenyere. Iyo niyo ntero tuzanye, nabo bazabyare nabo bagerageze gukora iyo bwabaga. Abana bavorerwa ubuntu nabo bazabyara, rizaba irage ry'abanyarwanda ryiza kandi ibitsina byose nta vangura iryo ari ryo ryose. Bityo rero mituwere de sante ni uko izakora. Noneho abasaza n'abakecuru birumvikana kuko aribo tukeshaho ibi byose, kaburimbo nziza, imijyi myiza, ubwo ni amagorofa n'imitako yose, aya mashanyarazi, izi nganda mubona hirya no hino tuzikesha abasaza n'abakecuru, abo bakuze muri make. Ibi bigo bya gikomando, bya gipolisi, amashuri, amavuriro, amasoko n'amasoko yabyo yose, imihanda ya kaburimbo myiza, ibibuga mpuzamahanga by'indege n'iby'imyidagaduro, byose tubikesha abasaza n'abakecuru. Abo nabo tuzabavuza ku buntu, basonje bahishiwe, nta kuko abasaza n'abakecuru tuzabafata nk'isomero ry'ibitabo ryo kwigisha abakiri bato, bazaba baraho batoza, ari abarimu mpuzamahanga batoza abakiri bato umuco ndangabanyarwanda, ndangabanyafurika. None ari n'abashoramari bakoresha bwa buhanga n'ubumenyi n'ubunararibonye bakuranye, babutoza abakiri bato. None abakiri bato bazavemo ibihangange bivumbura bitandukanye cyangwa binyuranye n'abavumbukana bagenzi babo buno. None icyo gihe kizaza, abasaza bagiye gukora akazi n'abakecuru bigisha abakiri bato kuvumbura ibyabagirira umumaro. None tuvumbure, twubake inganda, tuvumbure byinshi, tugemure ku masoko, natwe tumaze kwihaza, tugire amadolari menshi amanyamahanga atandukanye, tubike muri beneri yacu. None u Rwanda ruzabe umurwa mukuru wa Afurika ari indyohe, abanyarwanda bazakundwe ku isi hose, bagira icyubahiro gihoraho. Imana izabasange ari indongozi nziza, atari indongozi za cyane gusa z'abaringa bica ibintu aho kugorora ibintu no kuba bafite agakiza k'ibintu, ahubwo ugasanga bafite impano yo gukubita mu cyico gusa, ugasanga abantu barabamugaze, babubakiye gereza. Izo ndaze mbakosore nzisenye zose, abanyabyaha nzabajyana ku nsimburagifungo, bakore imirimo ifitiye leta umumaro n'abaturage muri rusange. Niwiba umuntu ubwo uzajya umwishyura ibintu wamwibye ukikuba inshuro 5, bityo rero zingana n'akaboko kawe kariho intoki 5 kateruye icyo kintu. Nunanirwa kwishyura ujyanwe mu nsimburagifungo. Ubutabera bwacu bugiye gukorera kuri tere, buri mudugudu nta butabera buzongera gukorera iyo ngo ku karere, ngo ni urukiko rw'inzego zibanze ngo rukorera ku karere runaka, ngo rukorera mu ntara iyo. Byose tubishaka ku rwego rw'umudugudu. N'umutekano uzajya urindwa ku rwego rw'umudugudu. Abasirikare nibo bazajya baba bashinzwe kurinda umutekano, babihemberwe, n'abandi imitwe izaba ishinzwe kurinda umutekano nk'iyo ya keke security. Nta muturage uzongera kurazwa hanze, kuko barara hanze bakiga situwasiyo yo hanze. Ejo babinyeshyamba bagasanga bazi kwita umutekano kubera babimenyereye kurara hanze, bazi abasirikare banyura hariya nabo bakanyura hano, ugasanga
bazi ubuhanga bwo kuhungabanya umutekano kubera bagiye barara kenshi hanze bakagira ubunararibonye no kugenda nijoro no kwikamufureginga kwiyoberanya none ugasanga bashobora kwisanisha n'inzego zishinzwe umutekano kandi nyamara babaye abantu bashinzwe guhungabanya umutekano bakaba kwambara iyo myenda ya inzego zishinzwe umutekano biyoberanya bagenda nkabo bagavuga nkabo bakaryama nkabo bakagenda batambuka nkabo ibyo byose byaba ari kwica ankete mu nzego z'umutekano ubukoryo n'amayeri bakoresha bwa gikomando ugasanga abaturage baraje hanze nabo barabumenya kandi ejo niba binyeshamba batangire bazahaza abasirikare bacu bikabacyanga bakayoberwa abo bakomando babarenze aho baturutse bakagira ngo nibivajuru ko biturenzeho bidukubita bituneza bimeze bit kumbe nimwe mwabatojeje mu kandi gakoryo mubatoza mubaraza amajoro babagenzura babaneka mwe mwari muzi ngo nimwe mubaneka wapi umuturage avukana ubwenge avukana impano ashobora kwiyigisha bagenzi be umwera uvuye mu baturage ugakwirakwira muri bose kandi umwera wava mu bategetsi ku gahato wakwirakwizwa mu baturage ugasanga ntufashe wanafata ugafata nabi ariko ugasanga uwa rubanda ufashe neza none ugasanga ibyo byose nibyo bicyanga amareta twe ruda turaze tuzanye ikosora ryiza nta muturage tuzongera kuraza hanze ngo arara amarondo akirazira umutekano uzaba wabashinzwe umutekano bawigiye noneho abandi bo bazabashinzwe gukora imirimo yakwinjiriza igihugu tuzamura ubukungu tugangahure abene igihugu bose binjire mu kazi urubyiruko abasaza n'abakecuru byose tugiye kubyitaho tukore ikosora tushingiye ku babyisha batubanjirize bose turaza tukosore byose byahinamiranye byafutamye tugiye kubifutura byose rwose tubigorore tubikore ubugororangingo bose bazatwigiraho East Africa n'isi yose. Iyi rero ni Rudamo uri kumva ni perezida wa Ruda ababwira uko ibintu byose bizagenda bikorwa neza kandi muri gahunda. Reka tubashimire rero abaduteze amatwi tubabwira tuti mugomeze dukurikire kandi mukomeze mwihangane mudutegereze. Reka bagezeho ijambo basezeraho. Yego mbere yuko ngenda mwibuke kusura urubuga rwacu wa eshatu akadomo ruda akadomo tike mujye munaduhamagara no ku nomero zikurikira ziri kuri satellite ni agasaraba 250 78 34 28 622 muzamuhamagaye perezida nyaperezida barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza umunyapolitike wakataraboneka umusaza w'imyaka 250 mu bwonko ariko umurebeye inyuma ubona ari umuvubuka ariko ni umusaza wa kera utekereza cyane byimbitse kandi ku muvuduko kurusha cyangwa ukagira ngo ni interinete ni murandasi yakataraboneka igezweho bityo rero mbaye mbasezeho na kagaruka kandi mujye muhora mukwakwanya nanjye hirya no hino ndimo gukora umuti w'igihugu namwe mukora umuti w'igihugu zaba umuti wa Afrika n'umuti w'isi yose.